Mama Pasteur. Karame. Habya uribuka gahunda nari nakubwiye y'abashyitsi twari kuzagira ku rusengero mu minsi yashize ngira ngo witegure. Abashyitsi. Ari abashyitsi bagiye kuzatugenderera urabona cya giterane kivuga ubutumwa dufite. Hari abashyitsi bazaturuka mu yandi matorero bafite amavuta. Ngira ngo tumaze n'igihe tubibwira abakristo bacu. Nabyumvise matangazo. Ubu rero igihe cyageze. Waba ufite akanya ahubwo se ngo tube twakwitegura ngo tujyanirane twese. Ubungubu se? Yego. Se birorohara. Hari gahunda nari mfite ariko kubera ko ari kujya guhura n'abashyitsi numva bitari ngombwa. Hari n'uturimo mfite hano mu rugo mba kutunganya. Numva nge nazababonaho nk'ejo. Gusa byari ngombwa ko tujyana ariko nibyo uriya bari abashyitsi urabona ni benshi. Ikindi urabona bari burari. Kandi aho bazarara se? Oya nta mpamvu twateguye yuko bazarara mu bakristo bacu bamwe hano mu rugo abandi bakozi b'Imana bakabacumbikira. Nta hantu bazara kandi byanze bikunze hano mu rugo hari abo turi butane. Nibyo koko sigara hano? Hano hari akazi ngomba kwitegura. Ubu bitunganya urabona n'abana ntibahari. Ngomba kubikora pe. Ko ntabwo ndaza kubikubwira nimara kumenya neza umubare wabo turi buzane hano ndakumenyesha kugira ngo twiteguye dusanga ibintu byose mwabiteguye. Oya nta kibazo pe ndahari. Gusa buriya reka ugerageze simbuka ugenda undebere rya kote ryarindi nari nambaye ku cyumweru gishize urinzanire. Kuki sujye gusura muri ryo wambaye wakwambaye rya green. Kozi w'Imana. Karame musho. Urabona rero muri no minsi biragoye. Biragoye ibintu by'inyubako turi gukorera Imana, turi kubaka inzu y'Imana kugira ngo itorero ryacu rikomeze ribe ryarindi. Yego. Ryarindi rizwi. Yego. Akaba ari niyo mpamvu twakoze urugendo shuri kugira ngo turebe Pastor Egide igishanga mbonera twamuhaye cy'inyubako agomba kubaka ko gisa neza n'itorero ryacu. Rero nawe ushyiramo imbaraga nk'umuntu uhagarariye ibi bintu by'inyubako z'itorero ryacu kugira ngo hatazabamo igisitaza. Nibyo mushumba. Nibyo. Urabona ibintu by'inyubako n'ibintu by'amafaranga bisaba ngo ukiranuke muri byose. Kuko muri no minsi y'imperuka hariho Paulo niwe wabivuze neza. Paulo yabivuze neza aravuga ngo mumenye ko mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe biruhije. Abantu bazabikunda. Yego. Bakunda impiya. Bafite ishusho yo kwera ariko bakana imbaraga zako. Ibintu rero kashyiramo na ya shati bijya gusa. Ariko uzi ko ari byo mubizi. Wabugura neza ukagenda usa neza nk'umushumba. Imana yampaye umugore mwiza pe. Umushumba ni ikindi kintu. Ukuri ndashimira Imana. Yakumpereye igihe kandi kuma nkwiye. Koko se? Ukuri Imana yarantoranyije. Zangurira igisitiro gishyushye rero. Gikonje cyo kintereye inkorora. Hagikonje nta kujyuhinga. Sitiro nzayikugurira. Oya nimugoro waturayinkwa. Oya nta kibazo. Nukuri nanjye ndahari ngiye gutegura ndebe uko mbigenza. Wowe nimujya kuzumbwire. Kandi nugerayo ukamenya umubare w'abari buze mu rugo nabyo bimenyesha. Kugira ngo mbone uko ntegura ibintu byano mu rugo. Wibuke kira cyumba cy'abashyitsi nacyo ugitegure neza
ndumva ikuvuro ririho mudaheruka kuyihindura ejo naciyeyo. oya ndashyiraho izindi hari Ushyiraho izindi izindi. zibitse. Na turiya dukinisho twuriya mwana mutoya natwo twanikwaga ari iruhande y'akabati mwashyagura natwo mutuvane mu nzira. Ndabikora byose. Ntacyo genda unzanire Ndabyitegura, genda unzanire ntegure iyo myenda Yego. na za nkweto zanjye z'umukara nshyashya. urambara umukara ariko byajyana. Nanjye ubu ndagiye n'amasaha ubu ngubu yageze Amasaha kuko hari saa yagiye. 9:30 niyo gahunda twari dufite kandi urabona saa 8:30 zirageze hasigaye isaha imwe. Ugomba kuhagera Kandi mbere ugomba kuhagera kugira ngo mbere. batagutegereza ahubwo akaba ari bo bakira. Yego. Oya, nta kibazo rwose. Byo genda ubitegure tugende. Birango. Pawulo arangiza avuga ngo bene nk'abo ngabo ujye ubatera umugongo. Nawe rero ibintu by'amafaranga ubyitondemo cyane cyane. niyo mpamvu ngusengera buri Rwose, gihe mushumba. ariko nararebye mbona ari nawe washobora ibyo bintu. Nararebye mu badiyakoni ifite mbona wahagarara inyubako. Ndagerageza kabisa. Reka no tugende turebe Jide ibyo yakoze nawe tumusengere. Tunasenge kugira ngo abakristo bacu nabo bakomeze kwitanga bya nyabyo. Yego. Kandi Shishikariza no kongera amafaranga y'inyubako kugira ngo turebe kwigishanya ngo inzu yacu izagira kuri gahunda twihaye muri kiriya gihe baduhaye zabe yuzuye. Kugerageza rero tukabashishikariza kongera amafaranga y'inyubako batanga ndetse bagatanga na kimwe mu 10 n'amaturo menshi. kimwe mu 10 y'amaturo ariko byo buriya bintu by'icyacumi byo cyacumi ntawo kijya mu nyubako. Cyacumi ni cy'abakozi b'Imana. Ahubwo batange icyacumi nk'ibisanzwe ko abakristo bacu baragerageza abafite imirimo gutanga icyacumi abatayifite nabo dukora ibishoboka byose kugira ngo tubasengere Imana ibaha akazi. Yego. Ahubwo inyubako yo mushyiremo imbaraga abantu batanga amafaranga y'inyubako yego kugira ngo Imana nayo tuyubakire urusengero rukwiye. Wow, nibyo. Mushumba Jide Karame mu by'ukuri urabibona ko twari twaje mu rugendo shuri. Tuje kureba inyubako gishanye mbona twabahaye ko ariko mwagitanze ariko nkurikije ibyo nabonye muri kwitwara neza. Yego Imana bahaye icyo muri gukora akira ngushimire mushumba. Warahamagawe. Turashimira Imana cyane yo yatubashishije. Erega buriya ntago ari imbaraga za muntu. Ntago ari imbaraga za muntu zikora. Yego. Imana yo mu ijuru yonyine nireba igikorwa turimo cyo kubaka ingoro yayo. Ikadufasha. Yego. Kandi twizeye yuko bizanakunda. Oya bizagenda neza. Nkurikije ibyo nabonye ubundi umwana ngo apfa mu iterura. Ariko uko mutangiye neza. Shambo na mwagitanze neza. Ndabona ibikorwa birimo bigenda. Yego byo urabona nibyo tukitangira twahuye n'ingorane nyinshi kandi kuko ntizabura. Kandi buriya na Satani ni mubi akunda kurwanya ibikorwa by'Imana nka biriya. Gushaka ibyangombwa byo kubaka byaratugoye naho tubiboneye amafaranga nayagenda ariko ubu turashima Imana yuko urabona hasigaye amasuku. Kandi ibyo twifuzaga ko rugomba kuba rungana niko twaruzamuye. Ubu aho tugeze rwose naho gushimira Imana yo mu ijuru yo itubashisha. Biragaragara kandi aho mwavuye niho hari hakomeye. Amasuku yo bizagenda neza. Ndizera ko abakristo barimo baratanga amafaranga y'inyubako ku buryo amasuku yakorwa vuba byihuse muri rusengero rwo tukarutaha. Gusa ibyo uvuga nibyo abakristo baritanze ku buryo bushoboka bwose. Tugerageza gushaka
inkunga zishobora no guturuka hanze y'urusengero, inshuti, abavandimwe, kuko buriya iby'Imana ikora ni igitangaza. Ujya kubona ukabona umuntu araje ati mbemereye amakaro yose. Nk'ubu nubwo tutarakora amasuku, ariko turashimira Imana ko kugera isaha ibikoresho by'ibanze ku kigero cya 60% bimaze kuboneka. Yego. Kandi nanone ikindi cya kabiri tushimira Imana, buriya mushumba aravuga butumwa baherutse kuva muri bino bihugu bya hano hakurya y'abaturanyi, batwemereye nabo ko hari icyo bazadufasha. Ikindi kandi n'abakristo tukomeje kubashishikariza, Imana irimo iragenda ikora imirimo, irikorera. Ubundi Imana irikorera kuko ni inzu y'Imana muri kubaka, kandi mu by'ukuri Imana ikunda abakora neza, abakora ibyiza. Amen, amen. Ubu rero pastor, hatinze icyari kituzanye nyirizina cyari icyo ngicyo. Urareba rero amasaha acikiwe, urabizi ko dutaha mu majyepfo, ndabyumva cyane. turashaka kwerekeza kugira ngo tujye no kubwira abakristo twasize inkuru nziza. Yego mushumba Vedaste, ndakumva cyane. Nibyo kugira igihe ugasura abantu ukajya ndetse n'igihe cyo gusezera mu gataha byari byo, ariko se narinzi ko mugiye kuza tukarara abakristo bakababona, yewe n'ejo byashoboka tukafatanya na twibaturira mu gitondo, wenda mugataha noneho nyuma. Ariko twaganiriye mu rugo, madame akakubona, abana akakubona, yes, mukanadufasha no gusenga, inyubako yacu ikakomeza no kuzamuka. Pastor, ndakumva. ibintu uvuga birumvikana kuko n'abakristo baba bakeneye kubona abashyitsi babasuye. Na madamu mama pasteur azi yuko wahuye n'abashumba bagenzi bawe, nawe mubwiye tujya nawe yarakeneye kutubona, ariko akazi urabizi ko aba ari kenshi hariya, tuba dufite akazi kenshi, tuba dukorera Imana. Reka nze ndabaza umukozi w'Imana, Jean Paul twagendanye, twumve niba byashoboka ko twagera mu rugo. Ariko biranashoboka. Ndumva nawe atabyanga cyane ko urabona harimo n'urugendo rurerure, mushobora no kugeramo iyo bwije cyane, muramutse munatashye mwagerayo, ariko mwagerayo nijoro cyane. Ibyiza reka turare ejo, tuzafatanya amasengesho ya mu gitondo, wenda nyuma noneho tube twabaherekeza, mutahe namwe mujye kureba intama zanyu. Yego, oya reka tubikore gutyo. Mama Pasteur rero, aba ni babashyitsi nakubwiraga twagiye kwakira ku rusengero twari dufite. Yego. Twagize amateraniro meza ashimishije. Uyu ni Pastor Vedaste. Yego, turamwishimiye. Uyu ni umudiyakoni ku rusengero umushumba shumbye. Karibu wacu. Uyu ni madamu wanjye Mama Pasteur. Yego. Ni karibu wacu. Yego, urakoze cyane. turabyishimiye Mama Pasteur. Yego, nukuri ni karibu. Twishimiye ikaze muduhaye mu rugo rwanyu. Yego, murakoze cyane. Yego, twishimiye kumenyana. Yego, ni karibu pe. mutuye ahantu heza. Ahangaha. Mutuye ahantu heza, hari amafu. Haba akayaga kataba handa, hari niko nabivuga. Hano ni heza cyane. Ntabwo ari nka Kigali mo hagati Nyarugenge. Yego. Hano haba akayaga. Haba akayaga ni heza, n'ahantu ho gutura hatuje, n'ahantu ho kuruhukira. Ewe. Kuri twishimiye cyane pe. Yego, natwe turishimiye kubabona. Bashyitsi ni umugisha, kandi noneho byakongera ko muri abakozi b'Imana bikaba ibindi. Ahubwo namwe ni ukuzaza mukareba Mama Pasteur ariya iwacu. Kuzashaka umwanya nkaza nkamusura, natwe tukamenyana. Abana mugasuza no kwiteraniro. Kuri byo no gushaka umwanya tuhaheruka kera rero.
waheruka kera ariko mama pasiteri nawe utaha ntabwo tuzazana ubwo maheruka twagira ibihe byiza Imana yarigaragaje ikoresha abakozi bayo tuzaza twarahamagawe pastor twarahamagawe tuzaza Imana izabidushoboza utaha ntabwo namusika nakubitegura shize nasigaye ko nari mfite umubebe yego ubu ngubu rero ndabohotse pe oya ni karibu ndabohotse byose dushobozwa n'Imana yego izadufasha twongere duhamagara Imana duhamagara Imana hano mu rugo rwa pastor ko Bibiliya iratubwira ngo muzagera bakabakira muzabasabire umugisha kandi twishimiye uburyo mutwakiriye nibyo rwose reka dusabe umugisha tubaye Imana dusenge Mana data Mana iri mu ijuru Mana ushobora byose wowe urahirengeye turongeye turaguhamagaye mu izina rya Yesu Kristo turongeye turaguhamagaye Mana ubuze mu rugo rwa pastor Mana gatubwira neza ubagomororo ya migomororo imwe wadusezeranije wasezeranije abakozi bawe dusabye umugisha mu mapasiteri dusabye umugisha mu izina rya Yesu dusabye umugisha ku rubyaro abantu bahe gutsinda neza mu izina rya Yesu Kristo wahe kwaguka data nyir'ingabo urusengero rwawe urwagure mu izina rya Yesu Kristo ufashe umukozi wa Jean Paul nawe Mana musabire amavuta mu izina rya Yesu Kristo musabire amavuta akumenye arushaho kukumenya arushaho kukwegera mama pasiteri nk'umugisha mu izina rya Yesu Kristo pastor musabire imbaraga zirutiza amen ndagora ku ngoma ndagushimiye ko Yesu we iyo ngusenze unyumva ndagushimiye yuko iyo ngusenze unyumva mu izina rya data wa twese umwana n'umwuka wera ariho tubyambaje amen bakoze cyane isaba umugisha cyane namwe ubundi amasengesho niyo adutunze ubundi ari ibishoboka twakagombye kwiberaho mu masengesho gusa hakuru duhamagara Imana tukumva duhindutse bashya amen twumva duhindutse bashya amasengesho ni ifumbire mushumbana ntabwo ujya uhinduka wowe oya ntabwo ntituzahindurwa n'ibihe dukizwa amavuta ahora inzoga ziraza tugakizwa amen abantu bakambara ubusa tugakizwa tugomba guhora dukizwa buri munsi nibyo icyo twahamagariwe mu pasiteri siko bimeze ko ndabona n'uyu mudiyakoni nawe afite amavuta ahoze kari mureba mu giterane uko byari bimeze yarahamagawe mwama akanya gatoya mbona ibintu bimeze neza turi mu mavuta nkaganira na pasiteri hari icyo nshaka kumubwira nta kibazo mwavugana twavugana niba ushaka ko tuvugana ndumva hanashyushye ikote risigarane kugira ngo aya makoti tuba twambaye yo aya iri mu rugo uribohoramo gakeya yego pasita ndakumva mushumba kuko nari nkubwiye mu nzu yawe irashyushye cyane irashyushye pe gusa ntabwo hano ubundi hajyaga hashyuha cyane ariko iki gihe cy'impeshyi hajya hanyuzamo hagashyuha niyo mpamvu urimo kumva n'aka gashyuhe kazamutse niyo mpamvu rero nari musabye ngo tujyane hanze gatoya mfate umuyaga yego tuganire no ku by'iriya nyubako finisaje yayo ibyo ntitwanaganira hariya mu nzu se aho twari turi buriya iby'Imana ni iby'Imana ntabwo wabifatanya n'ibiganiro nshaka ko tuganira numvaga twagiye mu mavuta cyane n'aka kayaga kaba gakenewe ahubwo se pasita nta kuntu twajyana gatoya tugatembera ukama nk'iminota 30 ntacyo bitwaye ariko reka duhamagare pasita Vedaste tujyane Vedaste ntabwo ari ngombwa kugira ngo nawe tubiganire mama pasiteri
organiza mama pasiteri, ikiganiro agira ngo tugirane ni icyanjye nawe, reka nawe babe baganira udukoresha iminota 30 umuntu yanywa agafanta, nta kibazo rwose waba umfashije, turajya hafi nta kibazo. Iminota 30. Iminota 30 nubwo kaba agacupa kamwe nta kibazo pe, ntabwo turatinda, turita tugaruka. Okay. Ntacyo. Reka tugende, nizere ko tudatinda, ako gafanta tukanywe. Tuhite tugaruka ntacyo. Ntabwo dutinda.